Hello friend, benshi bansabye yuko nabakorera AutoCAD tutorial for beginners, kandi koko nibyo biba bigoye yuko watangira kwiga software. Urugero dufatiye kuri AutoCAD, n'ubundi ugatangira gukora pura y'inzu, cyangwa se bakwigisha gukora indi furniture runaka cyangwa object runaka, utari wamenya n'aho wakura umurongo, utari wamenya n'aho wakura akadomo, utari wamenya n'aho wakura object runaka wakwifashisha ushushanya muri AutoCAD. Ni muri urwo rwego rero bakoreye iyi complete tutorial for beginners, aho tugiye gutangirira kuri zeru, nk'aho umuntu nta kintu na kimwe azi, tugasoza nibura yaba ari iyo pura ushobora kuba wayikorera, yaba ari object runaka ushobora kuba wayishushanyiriza, cyangwa se n'ikindi cyose wakenera gukora muri AutoCAD ukaba wakikorera ntawe ubajije ngo ese iki nagikura hehe, cyangwa se iki ngiki nagishakira hehe. Niyo mpamvu rero nahisemo kubakorera iyi complete tutorial ya AutoCAD for beginners. Ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora kuri iyi channel yanjye, ugakora na share kugira ngo n'abandi babone izi video tubashe gusangira ubumenyi, ndetse ugakora na like, n'ikindi cyose waba wifuza yuko twakwigira hamwe, cyangwa se ari indi information ushaka kuba wasangiza abandi cyangwa kungezaho, wayandika hasi muri komanteri. Burya iyo ndamutse mbonye komanteri y'umuntu cyangwa se akagaragaza icyifuzo cye muri komanteri, biramfasha ndetse binyereka yuko koko video ziri kurebwa kandi zahawe agaciro. Gahunda ni ukwiga amasoftware, by'umwihariko ni ayo mu bwubatsi cyangwa se muri civil engineering, amasoftware dukoresha dushushanya, ndetse n'akora design ya za structures, harimo n'inyubako. Ndongera kubibutsa ko tuzarebera hamwe amasoftware akurikira. Tuzareba kuri Archicad, twarayitangiye, turebe kuri AutoCAD, twarayitangiye, izo ngizo ndetse n'izikoreshwa mu gushushanya nyine. Tuzareba kuri Revit, tuzareba kuri Atlantis, tuzareba kuri Twinmotion, izo ngizo nizikora muri rendering. Tuzareba kuri Procon na Itabs, nazo zikoreshwa muri design y'amastructure aremereye. Usibye ko nayo yoroheje zirayakora, ariko by'umwihariko aremereye. Content ya byose turarebera muri iyi video nayo urayisanga hasi muri description y'iyi video. Ubwo rero reka dutangire twe gutinda, kugira ngo iyo ufunguye AutoCAD, akenshi abantu benshi bazi yuko AutoCAD igira screen y'umukara. Abantu benshi bazi yuko igira screen y'umukara ari ryo hame, ariko ntuzatungurwe hari n'aho ugiye ukaba wasanga umuntu ari gukorera muri AutoCAD ifite irindi bara, either ugasanga ifite ibara ry'umweru, ry'umutuku se, cyangwa se n'irindi bara runaka. Ugatangira kwibaza utese kubera iki ko narinzi yuko AutoCAD igira ibara ry'umukara, iyi ngiyi byagenze bite? Niyo mpamvu rero ahangaha ngiye kukwereka
aho ushobora kuba wabihindurira. Ngira ngo nk'uko mubibona hano urabona yuko tumaze kuyifungura urabona ko ifite sikirini ari umukara. Iyi sikirini AutoCAD ya display urabona ko ari umukara, ariko tugiye kureba ese byaba byagenze gute kugira ngo usange atari umukara. Ese ni ukubera iki iba ari umukara bundi? Kurikira, uraza ujye hano kuri iyi nyuguti ya E, kuri kano gafureshi kareba hasi, inyuguti itukura, uze umanuke ujya hano handitse options. Tuze tujye, urabona hano hari utuwindo twinshi: file, display, open and save, plot and publish, system n'izindi zose. Turaza tujya hano kuri display, tujya hano kuri display, umanuke hasi hano handitse color, kandeho, tuze tujya hano handitse color nanone, urabona ko harimo black, dukandemo ahangaha. Aya mabara yose agiye arimo nayo ashobora kuba wahindura kuri screen yawe ukaba ari ryo ushushanyirizamo. Reka dushyiremo umweru, umara kuwukandaho urahita ujya hano kuri apply and close, ubona yuko ya screen yawe irangiye ibaye umweru. Ushobora no gushyiramo irindi bara, twabonye ko uraza hano kuri kara, kandi hano hari twashyizemo umweru, dushobora gushyiramo n'umutuku, nabyo birashoboka. Ujya hano kuri apply and close, urabona yuko naryo ryahise rihinduka umutuku. Mu yandi magambo rero, ntuzumve yuko ari ihame yuko washushanyiriza muri interface itukura, ntuzumve ko ari ihame yuko washushanyiriza muri interface y'umukara. Biterwa n'icyifuzo cyawe, washyiramo ibara ushaka kugira ngo ubonye uko ushobora kuba wabihindura. Rero ibyo ngibyo bitazaba ikibazo cyangwa se ngo hagire umuntu ugucarenjinga kugira ngo ni ihame ridakuka. Reka dusubizemo rero umukara, natwe dukoreye mu mukara. Njya mbona nanjye ari wo unkururwa mwiza. Turaza tujya hano kuri black, tujye kuri apply and close, tujya hano kuri apply, ubundi tujye kuri OK. Ngira ngo murabibonye ko ushobora kuba wahindura iyi screen yawe cyangwa se iyi interface ugiye gushushanyirizamo. Nk'uko rero turi kuri iyi complete tutorial ya AutoCAD for beginners, birashoboka yuko ushobora kuba uri gushushanya, murakubaza ati uri gukora muri version ya kangahe ya AutoCAD. Si ngombwa kujya kubishakira kure, iyo software wamaze kuyifungura tuyibonera hano hejuru. Iri jambo ribanza riba rigaragaza version yo gukoresha ari ya kangahe. Hano iri zina rikurikiyeho ni izina rya projet yawe. Ubu ushatse hano drawing 1 nayihindura nkashyiraho irindi zina nyuze kuri save, kuri save as. Naho iri ryo hano handitse AutoCAD 2010 ubona ko wabihindura kuko niyo version. Mu yandi magambo, turi gukoresha AutoCAD version ya 2010, ariko ndagira ngo nkubwire yuko nta version ya 2010, nta version ya 2007, nta version ya 2015 cyangwa 2019 cyangwa na 20, zose zikora kimwe. Iyo ari yo yose, iyo uzi imwe, uzi iya 2007 wakoresha iya 2010, uzi iya 2010 wakoresha iya 2019, kuko izi tools zifite ahangaha zose zikora kimwe. Cyakora igishobora kuba cyahinduka ni nk'ama furnitures bashobora kuba barashyizemo, ashobora kuba yahinduka. Ushobora gusanga mu 2007 wenda nta piscine igira, iya 2020 ikaba ifite piscine. Aho ngaho niho impinduka ziba, ariko izi interface, izi tools zo ziba ari zimwe kuri AutoCAD zose. Iyo uzi gukoresha imwe nta yindi yakunanira, bitazaguteza ikibazo ngo mu mashini yawe harimo 2019 none iyi tutorial niyo yakorewe kuri 2010. Iyi ngiyi wayimenye neza, niyo ngiyo nta kibazo na kimwe wagiramo. Kandi mujye munabikora, uyirebe, unabikora urebe, nusanga hari ikintu nakubeshya ubyandike, umpe message muri comment mwereke ukuri.
ubwo rero reka ntangire mbereka izi turuzi na ayikonizi izi uri kureba hano hejuru. Reka ntangire nkwereka uko zikora, gusobanurira izo arizo. Iyo dufashe iki gice cya hano hejuru cyose, iki ngiki cyose aricyo gifite utu tuwindo, hariho kano ka home, harimo kano ka insert, harimo annotate, parameter, izi zose iki gice cyangwa iyi upper part bayita ribbon. Aho ushobora kuba wasanga ni igice ushobora kuba wasangamo amaturuzi yose akoreshwa mu gihe uri gukoresha AutoCAD. Aha mbere hari kano gatabu kitwa home cyangwa se home tab, ifitemo pariti eshatu z'ibanze. Iya mbere ni drawing part, iya kabiri ni modify cyangwa se modifying part, hakaza na annotation part. Kuri drawing part urabona nko ikize iyi kiriseri ahangaha kuri draw, urabona ko iri bara ry'ubururu kuva hano ritangiriye kugera ahangaha risoreje, ugahita uzamura, bivuze ngo ni utu tuntu utu twose. Iyi draw part ikaba arenze utu tu icon nitwo dukoresha turi gushushanya. Iya kabiri nayo imaze kubabwira ni modifying cyangwa se modify part cyangwa se modifying tools. Ubwo ni tool dukoresha turimo dukora modification izo arizo zose. Nayo ubwo ihereye ahangaha itangiriye aha ikaza ikagera hano, ubwo ni izi pariti zose, utu tu icon twose ikaba barenga nitwo dukoreshwa for modify. Iya gatatu nababwiye iri main ni annotation. Annotation nayo ngiyo urabona ko dushyizeho ikiriseri y'ubururu. Izi pariti zose zizamutse nizikoreshwa for annotation, cyangwa se aho tuba dukora muri dimensioning, texting cyangwa se writing text, ibyo tubisanga muri annotation. Izo rero nizo pariti eshatu dusanga muri home tab dukoresha, ndetse umumaro wazo ukaba ari uwo nguwo nk'uko maze kubivuga. Reka tudatinze nkwereke wenda turebe ese zikora zite. Nk'iyi ni line, ubwo niho dutangira command ugiye gushushanya umurongo. Mwibutsa yuko niba ugiye gushushanya buri kimwe cyose ugiye gushushanya utanga command. Ubu kugira ngo uyu murongo nkurekure cyangwa se uveho, ndamutse nkanze ntago uvaho, ahubwo ukwereka ko bikomeje. Ahubwo kugira ngo nkurekure ukanda kuri escape. Urabona yuko bihise biva mu gikanda kuri escape. Kuwusiba uraza ukabukandaho, ugakanda right click ukajya kuri delete, ukareba ahantu handitse delete ukawusiba, cyangwa se n'iyi erase nayo ihita iwusiba. Kugira ngo nshushanye undi bisaba yuko nongera ngatanga command. Gutanga command ni ukuza ukawukandaho. Hano bahise bambwira ngo specify the first point, ndakirika aho ndahera nshushanya uwo murongo. Iyi niyo puwe ya mbere. Specify the next point, ubwo naho ni ahandi cyangwa se aho irasoreza. Nshobora kuba naza ngakanda ahangaha, ngakanda aho nshaka gusoreza. Niba ushaka kuba muremure, niba ushaka kuba mugufi, uhagaze, utambitse gutyo, ndaza nkande aho nshaka. Niba nsoreza aho ngaho ndahita nkanda kuri escape. Niba nkomeza guca indi nayo nkomeze, byose biremewe. Nshobora no gushushanya ahangaha ni uruziga, naho ushobora kuza nkakandaho. Iyi ngiyi ni radius. Hano bari kutubwira ngo specify radius of the circle. Hano ushobora guhita nandikamo. Ninandikamo, niba nshyizemo nka 5 cyangwa se 4,
ugahita nkanda enter, ubwo iraca uruziga rufite radius ya 4. kugira ngo urabibona. Hano dufite na rectangle nayo waza ukayica bitewe n'iyo ushaka. Ushobora no guca wongera utange commande uce na ka rectangle gatoya, nako birakunda, byose nta kibazo. Ahangaha bari kutubwira ngo 3 point ikaba yaca arc. Hano bari kutwereka eribuse, uvuga ngo hariya muri drawing part buri kimwe cyose uragisangamo. Ushobora kwifashisha ushushanya, ndetse niba ushaka tuvuga urugero nka sako mu buryo bwinshi, ushobora guca 3 point gaca sako, 2 point, 1 center gutya, cyangwa se specifying radius. Hose urabona ko birakunda. Even no kuri eribuse ugiye hano kuri kano, ushobora guca center, ushobora guca 3 point and axis, elliptic arc, byose urabona yuko urabisangamo ahangaha nta kibazo. Akangaka ko ni polyline, ahangaha ni nk'igihe tuvuga urugero ugiye guca ikintu kiraba gifite impande nyinshi, ariko umurongo kari buze kuba ari umwe, tukande escape. Urabona yuko uyu murongo nuwukanda bigahita bikwereka yuko ari umurongo umwe udacagaguye. Ni polyline, ni imirongo myinshi ariko ikoze umurongo umwe. kugira ngo urabona yuko rero izi turuzi zose biri gukunda. Noneho niba ugiye gukora tuvuga urugero ngiye gukoresha iyi kuri modifying turuzi, iyi ngiyi urabona ni move. Niba nshaka kwimura iyi object, cyangwa nshaka kuyikura hano nyishyira ahandi, ndaza nkandeho hano, mbe ntanze commande selecting iyo object, nkande enter. Noneho uvuge nti wenda ngiye guspecifying point, niba ari ukuyikura ahangaha nyizana nkayishyira hano ku ruhande, wenda ni urugero. kugira ngo urabibona. Niba iyi sako nayo nkeneye kuyimuvinga, ndaza nkande hano, nze nselecting iyi sako, nkande enter, ubundi mfate point runaka, cyangwa se nishaka mfate na center. Ahangaha wafata iyo ushaka, ugafate center nayo nyizane ishyiremo hano imbere wenda se, cyangwa se nyishyira ahandi nshaka. So nuko nguko n'izi zose nazo turi buze kugenda tureba uko zikoreshwa. Main purpose kwari kugira ngo tubanze turebe ese izi drawing turuzi zikora ziti. Niba tugiye gushushanya line nkuko nari nabivuze, ndaza nce umurongo, nkande kuri enter, cyangwa se nkande kuri escape. Noneho ntiriwe njya gutanga indi commande, nshobora gukanda kuri enter. Ya commande yari irimo, uzi ko twari dufite commande y'umurongo ihita yongera ikagarukamo ukawushushanya. Nkongera ngakanda kuri enter nanone ibikirimo, cyangwa se mo kimwe nkaza nkakanda kuri commande hejuru nta kibazo, cyangwa nkakoresha ahangaha commande kuri commande. Tuvuga urugero niba nanditsemo L ni shortcut ya line, ugakanda enter ihita iguha commande yo gushushanya umurongo. Kuri sako ni C, wanditsemo C ugakanda enter ihita iguha commande yo gushushanya uruziga. Hano bikuvuga ngo specifying radius, itugira 2, ugakanda enter ihita igukorera sako ifite 2. Iyo wari wagaselectinze gutya ugakanza ukaba selected gutya, kubikuramo ukanda kuri escape. kugira ngo rero nuko nguko. Tuvuge urashaka ku bino bintu noneho kubiselectinga,
ukabisiba. Iyo ubiselegitinga ufata kuri kiriseri yawe kuri iyi buto y'ibumoso, ngira ngo urabona niba ndi kujyana ibumoso, urabona biri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Noneho urabona yuko ninza kujyana iburyo, urabona ko njyana iburyo biri mu ibara ry'ubururu, ariko ninjyana ibumoso biri mu ibara ry'icyatsi, ninjyana iburyo bihinduke ubururu. Icyatsi, ubururu, bivuze iki? Ibi byose ni uguselegitinga. Reka njyane ibumoso, urabona ko byose bibaye selected, nkanda escape selection ivemo. Noneho reka njyane iburyo, naho urabona biri mu ibara ry'ubururu, naho urabona bibaye selected, ninkanda kuri escape ya selection naho iravamo. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko, tuvuga urugero, reka mfate kuri reka nshushanye nk'akantu, ngiye gushushanya kano karegitangere, nkande kuri enter, ninselegitinga mu ibara ry'icyatsi, ubona yuko iyi iba selected, isiba selected. Ninselegitinga no mu ibara ry'ubururu ujyana iburyo, ubona ko habaye selected akantu kamwe, reba. Ariko ninjyana mu ibara ry'ibumoso ry'icyatsi kibisi, ubona ko biba selected imirongo yose. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niba ndi kujyana mu ibara ry'icyatsi, agapariti kose kakozweho n'iyi selection gahita kaba selected. Hano uyu murongo uhagaze bitewe n'uko katakozeho ntabwo ubaye selected, ariko bitewe n'uko uyu nguyu nawukozeho gatoya wese uba selected. Ariko nimba ndi kujyana iburyo mu ibara ry'ubururu, urabona ko bitabaye selected. Najyana ibumoso bikaba selected. Bivuze yuko iyo uselegitinze ujyana iburyo mu ibara ry'ubururu, bisaba yuko iyo object uyikavaringa yose kugira ngo ibe selected. Urugero, reba, nimyikavaringa iyi rectangle yacu, ninyikavaringa nkayizenguruka, nibwo iba selected. Ariko ninshyira mu ibara, wenda kano reka ngasibe, urabona yuko ninjyana mu cyatsi, si ngombwa yuko uraselegitinga byose ngo bikavaringe gutya, ahubwo uyu murongo niba wakozweho n'aka gaselection, urahita uba selected. Ariko ku bururu niba utakozweho, ngo niba utazengurutswe wose, ntabwo uba selected usibye aka gahagaze. Ariko mu cyatsi kibisi urabona yuko uyu wakozweho wose uba selected, naho bitandukanira nta handi. So rero reka tubiselegitinge bino tubisibe. Dushobora kuba twakoresha selection dushaka, ngira ngo ubwo uko baselegitinga mumaze kubibona. Ugahita ukanda kuri delete, kuri buto ya delete, cyangwa ukagica right click ukajya hano kuri erase, cyangwa se mo kimwe ukakanda kuri delete point ihita ibisiba nayo. Kugira ngo rero selection no gusiba ni uko nguko. Ikindi tuvuga urugero, niba nshaka nko gushushanya wenda se nk'akanyampande, ndaza nkande komande hano bakubwira ngo specify the next point, ibanza twayikanze, ugikanda kuri komande ahita bakubwira ngo specify the first point, cyangwa se aho urahera ushushanya. Nahakanze bagahita kubaza akurikiyeho ni hehe, uze naho uhakande. Bivuze yuko ahangaha urabona yuko umurongo kugira ngo upfe kuwubona ugororotse biragoye, ntabwo biri gupfa gukunda. Birasaba yuko hano uraza activating, turajya kuri kano kantu, kano object snap, ugakandeho right click
kuri suri yawe ujye hano kuri setting, uje giti snap ujye kuri setting, uze hano kuri select all undi ujye kuri ok. Nurangiza uraza kuri kano kantu ka auto mode, kano niko gatuma ubundi umurongo uza ugororotse, nugakandaho iyo ugiye guca umurongo uza ugororotse, ehita utambitse cyangwa se mu kimwe uhagaze, utambitse cyangwa uhagaze, cyangwa urabibona. Ariko birashoboka yuko twenda dushaka na ibi kubikuramo urongera ukagakandaho. Urabona yuko noneho nuberamye wawubona. Noneho niba dushaka uberamye, ariko ugororotse, ufite aho ushaka kuwunyuza, uraza ujye kuri kano ka para tracking ugaactivating. Aka ngaka iyo ugakanzeho urabona yuko bari guhita bakwereka ngo uyu murongo uragakwiye guca hano. Niba ugororotse urabona bahita baguha inzira ukwiye kunyuramo, no mu buhagarike ngira ngo urabibona. Iyo utannye gato ntuwugorore urabona agahita kagenda, waba ugoroye bahita bakwereka aho uraba uri kunyura. So nuko rero tugiye rero kwishushanyiriza, reka twactivating kano ka para tracking, tange komande dushushanye. Hano ushobora kuvuga uti ngenda ndashushanya hano mashyire 7 cyangwa 6, hano mashyire 4, dushyiremo na digiri. Gushyiramo digiri bitewe no kuba ubonye umurongo wamaze wataye kuba uringaniye, ushobora guhita ukanda kuri tab ugashyiramo 0 digiri, ugashyiramo 0, icyo gihe uraza ugororotse. Hano naho dushyiremo 6, dukande enter, twongeye dukande enter nanone komande isoze. Ngira ngo urabona kuba washushanya ushyiramo n'ibipimo birakunda. Niba ari umurongo ufite metero wenda 7, uzushyiremo 7, kande enter. Uyu nguyu urahita ubona yuko ufite 7. Kubibona ushobora kuza ukawuselectinga gutya, ugakanda right click ukajya hano kuri quick property. Kuri quick property urabona ko length yawo ni 7, barahita bakwereka layer yawe cyangwa se kara ni umweru. So ibi byose rero ni ibintu uba ugomba kuba wamenya. Ushobora no gukenera kuba washushanya n'akandi rectangle twabibonye. Hano bashobora kubaza batese, hano bakubaza specify other corner point mu burebure bw'uruhande rurerure. Hano niho ugomba guhita ushyiramo ibipimo. Wenda ushobora kuvuga hano haze kuba ari 10, ugakanda kuri tab cyangwa se ugakanda kuri virgule. Ukanze kuri virgule bahita bakujyana kugushyiramo ibipimo noneho bihagaze. Ukanda kuri tab naho nuko barahita bakujyanayo. Nta wenda dushyiremo yuko ari 10/5, dukande enter. Rectangle yawe nayo ngira ngo urabona yuko ngiyi ibipimo. Kugira ngo ubone ibipimo byayo urakandaho right click, ujye kuri quick property, ubanje kuyiselectinga kugira ngo ibi bya bipimo. Ushyizeho, nufata iyi kiriseri ukaza ukayikoza hano kuri iyi point, urabona ko bari guhita bakwereka ngo uru ruhande rurerure rufite 10, urugufiya rufite 5.
even nuza ukanayishyira ahangaha naho nuko, bivuze ngo ni rectangle ifite izi mpande zigiye zingana. No kuri kare nuko, ushatse washushanya noneho ari kare, kore kuri escape kugira ngo iyi selection ivemo, twongere utange commande. Hano ushobora kuvuga uti uru ruhande rurerure reka nshyiremo 10, kande kuri tab, ariko no kuri kama naho biremera, ushobora gukoresha tab cyangwa ugakoresha ka virgule naho dushyiremo 10. ngira ngo urabona yuko noneho ushushanyije ikinyampande cya kare. Naho ushobora kuza ukayiselegitinga gutya, ukaza ukashyira kiriseri hano ku nguni imwe ushaka iyo ari yo yose, barahita bakwereka ese buri ruhande rurapima kangahe cyangwa se urundi rwo rurapima kangahe. Noneho reka ibi ngibi tubisibe, tujye kureba noneho nyuma y'uko twari tumaze kureba ushobora kuba washushanya ikinyampande cyangwa se n'umurongo ushyizemo ibipimo runaka. Reka turebe ukuntu nshobora noneho kuba nashushanya, dutange commande, turebe ukuntu ushobora gushushanya wenda umurongo uri kuri angle ya 30. Hano urabona yuko ubwo hano ndi kuri 0, angle hariya ni 0, ninzamura urabona ko angle iri kugenda ihinduka. Hano ngeze kuri 13, hano ngeze kuri 21, hano ngeze kuri kangahe 30, ni iyi ngiyi. Bitewe n'uburebure bw'umurongo ushobora kugenda ushakisha gutya ugashaka ngo ngeze wenda niba bakubwiye gushushanya 34, ariko si ngombwa. Niba uyu murongo tuvuge uyu murongo wawe ushaka kuba ufite 23 ariko uri kuri angle ya 34, dushyiremo 23, ukande tab, ushyiremo angle ya 34, ugakanda enter, wongera ugakanda enter kugira ngo commande bivuyemo. Uyu murongo uri kuri angle ya 34. Ni gute twabireba? Ushobora kuza ahangaha kuri measure, ukajya kuri angle hano, tubanze dushyireho umurongo fatizo wo hasi, turapimiraho angle, ugomba kuba utambitse uri kuri 0 nyine, tukanda enter, tuze tujyemo ahangaha, tujyana kuri angle, uraza uselegitinga uyu murongo wa mbere fatizo, uselegitinge n'uwa kabiri. Hano bahise bakubaza ngo ni distance, radius, angle, hano twe turashaka angle. So rero urabona yuko bahita bakwereka ngo angle irimo ni kangahe, ni 34. kugira ngo urabibona nuko nguko. So rero nuko nguko ushobora kuba wapima angle. Ikindi nanone tuvuga urashaka gushushanya sako cyangwa se uruziga rufite radius y'10 cyangwa radius y'indi runaka. Nk'uko twari twabibonye, komande ya sako ni iyi ngiyi, urakoza ahangaha specifyinga point, noneho ugahita wandikamo radius ushaka. Niba bakubwiye radius y'10, wahita wandikamo 10, ukanda enter. Ushobora kurwegeza hirya, twabonye ko uraza urusegitinge ujye kuri kano ka move.
wafatira muri center, wafatira ku ruhande, aho wafatira hose ukarwegeza hirya. Noneho niba ushaka kurwegeza hirya kuri distance runaka, wenda ndashaka kurwegeza hirya ku 10, uraza ukandeho ahangaha, uze ufate point runaka, niba ufashe iyi cyangwa ufashe iyo, wafata yose wandikemo 10, ushaka kurwegeza hirya hagana ku 10. nuko nguko. Nushaka kureba ibipimo byaho, uraza n'ahangaha ujye kuri radius, uze uselegitinge. Urabona ko bakubwiye yuko radius ari kangahe. Radius bakubwiye yuko ari 10, ukaba ufite diameter nayo ni 20. Ndumva rero kuri sako naho nuko nguko. Niba bakubwiye ngo ca umurongo ufite 40 ni urugero, ca umurongo ufite 40, dutange komande y'umurongo specifying the starting, noneho twandikemo 40, kande enter, ongera ukande enter cyangwa escape. Ushaka kubipima ko imirongo ufite 40, nawo uraza hano kuri distance. Hano ikubwira ngo specify the first point ni iyi ngiyi, the second one ni iyi ngiyi cyangwa last. Hano ko bahise bakwereka ngo harimo 40. So ngira ngo rero uko ushobora kuba wapima object yawe ngo ifite kangahe cyangwa zifite kangahe, ni ahangaha wanyura, ni hano wanyura ugahita ubibona. Akandi kantu wenda tugiye kurebaho nanone, hano wakanda kuri escape kugira ngo bino bivemo. Niba umaze gushushanya uyu murongo, umuntu ashobora kubaza ese center w'uyu murongo ni hehe. Umuntu ashobora kubaza iyi sako, reka tube tuyisibye wenda, center w'uyu murongo wayibona ute? Ni ukuvuga ngo icyo bisaba ni uko ugomba kuba waje hano kuri snap object, kwa kundi nabiberetse, ukajya hano kuri setting, tuno twose ukatuselectinga. Icyo gihe duselegitinze twose, hano ngaha urabona end point, iyo ushyizeho cursor ihita ikwereka end point, middle point, center kuri sako, node, buri kamwe kose ihita ikakwereka nta kikugoye. Ariko iyo bidaselegitinze, tuvuga urugero, kambireke gutya biri clear nta na kimwe giselegitinze, ahangaha uyu murongo kuba napfa kubona center yawo byagorana, end point byagorana. Ariko urebe nimara kubiga kuduselecting, ushyiraho right click, settings, select all, then okay. Nintanga hano kuri commande, hano bahise banyereka end point, hano middle point urabona bahise banyereka, end point bahise banyereka, n'ahandi hose naba nshaka gufatira hano bahita banyereka, akahashyira. Tuvuge urugero, niba nshaka nko gushyira guca umurongo uhagaze kuri ku 10, ntabwo naza ngo menye ngo ahangaha ni ku 10 cyangwa se ni kuri kangahe, undi mvuge ngo aha ni ku 10, hoya. Ahubwo ndaza mfate suri nyishyire hano kuri end point, ntambike, ninshaka nandikemo 10, nandikemo 10, hande yindi. Ahangaha nimita nzamura, irahita tayari ikwereka yuko uyu murongo uri kuri kangahe, uri ku 10. Ngiye ntange komande, niba nkeneye yuko ubu hano ngeze kuri 16,
excuse. Ahangaha iri kwereka yuko ugeze muri midpoint. So nuko nguko niko kamaro k'izi pora, k'izi snap object. Ikindi igufasha niba tuvuga urugero niba ziri deactivated, kuba naza gufatira hano ku ruhande ngiye gushyiraho umurongo uhagaze, byagorana kuba specifyinga neza, kuko ninca nk'ubu ngubu mpise nca umurongo uhagaze, urabona neza yuko ntabashije kuhafatisha. Ariko niba kari active, iyo ihita inyereka ngo aha kuri end ni ahangaha niho urafatira, kugira ngo urabibona ku buryo nta kwibeshya kuzamo. So rero niko izi snap object zikora, nicyo zidufasha muri drawing, ikagufasha kuba wakora ibintu biri accurate, ibintu bitarimo utuntu tw'udukosa nk'utwo ngutwo twose tugiye dutandukanye. Igishushanyo rectangle ifite dushyiremo wenda 17, kandi kuri tab ku 10. Twabonye yuko niba tugiye gukora drag cyangwa se move, uraza uyikandeho, uze ukande kuri iyo object, ukande enter, uze ufate reference point niba ari iyi ngiyi cyangwa se ari iyi ngiyi. Iyo ufata yose, ariko beta gufata iyi ngiyi ukavuga uti ngiye kuyimura, ugakandaho, noneho ugahita ushyiramo distance cyangwa se ugashyiramo measurement ushaka kuyimuraho. Niba nshaka kuyimura ku 10 wenda se, cyangwa se kuri 15, ukandikamo 15 ugakanda enter, kugira ngo urabona yuko ihise yimuka ho 15. Birashoboka ko ushaka noneho gukora copy, nabwo uraza uyiselecting, ukanda kuri copy, uze uselecting iyo object, ukanda enter, naho dufate reference point nk'iyi ngiyi, ugende uyimura uyishyira aho ushaka hose. Hano haba harimo multiple copy, iyo ushaka imwe uragenda ukayishyira aho ngaho, ubundi ugahita ukanda enter cyangwa se escape. N'aha ngaha ukiyifata gutya, ushobora no gushyiramo distance, kuvuga ngo nshaka kuyikopiya kuri 30 cyangwa 40, urugero, ugahita ukanda enter, ugahita ukanda escape, kugira ngo ni uku nguku murabibona. Reka dukoresha akandi ka object, akandi ka object, dukoresha iyi polyline, tugiye gushushanya ikintu kimeze, reka dukore ikintu kimeze imeze gutya. Hano tugiye kureba ese agaturu kamira, dukandeho, dukande enter,
bivuze ngo ahangaha uba ugiye ndabyita kuyishyira muri opposite side, iba ariyo iza imbere. Niyo mpamvu numvaga nshaka agafiga gafite impande zisa naho zitameze kimwe, ku buryo nitubikora birahita bigaragara. Tuvuga urugero, ahangaha urabona usa naho ukubitse kagiye hasi, ibyari hejuru bijye hasi, ukakanda enter, cyangwa se dusubire inyuma ugaseregitinge ukanda enter. Niba ushaka ko kaza kuri left side, ufate reference point tugashyire kuri 270 degrees. Hano nawe aho kaza urahita ukanda enter, nuko nguko. Hari akandi gakomande gakurikiyeho twita offset, ndetse kajya kagira akamaro cyane mu gihe uri gushushanya nka pura, wenda ni urugero. Ni aka ngaka nako katugakandeho turebe, uraza ukagakandaho ugahita uspecifyinga ese ngiye gukora offset ya kangahe. Tuvuge wenda ni iya 2, turahita wandikamo 2, dukande enter, duseregitinge, tuzane imbere cyangwa inyuma. Nuko nguko uko gakora. Dusubira inyuma, drawing yacu nzi n'uyijyana ahagana hasi gatoya. Uvuga ngo ndaza nkande hano kuri offset, nshyiremo specifying ese ni kangahe ushaka gukorera offset. Hano muri commande yari iherutse ubona ko hari harimo 2, ariko twe dushobora guhindura tukavuga ngo wenda se ni 3. Ukandikamo 3, ugakanda enter, ukaza ugaseregitinga iyo object ushaka gukorera offset. Niba ushaka offsetting ujyana inyuma, grisel urayishyira inyuma. Niba ushaka offsetting uzana imbere, urayishyira imbere. Reka tuzane imbere. Tuvuga urugero, niba ari nka kumba, wenda nka kumba k'inzu wenda wari washushanyije mu buryo bwa rectangle, kadufata ko tubonyeho hazari, noneho ugashaka gushyiraho umubyimba w'urukuta ufite santimetero 20 cyangwa se metero 0.2. Uraza ukanda hano kuri offset, ushyiremo 0.2, ukanda enter, uze useregitinge cya cyumba cyawe. Niba ushaka kuzana imbere cyangwa inyuma, niba ujyana inyuma, urabona yuko ise byara icyumba n'urukuta rufite umubyimba. So nuko nguko offset nayo ikora. Kopi nayo ngira ngo twamaze kuba twayibona. Hasigaye akandi kantu twita aka ko hino, kano trim. Kano ka trim kadushushanya wenda se akantu kameze gutya. Ukaba ushaka gukuraho tuno turongo turi kurengaho kugira ngo iki cyumba cyawe gisigare hari icyumba. Turaza tukande hano kuri trim, kuri commande trim, tuze duseregitinge iyi object cyangwa se structure dushaka gutriminga, dukande enter. Nyuma ukanda enter, uze ugenda ukanda kuko ushaka gukuraho. Nugakandaho karavaho, nukanda kuri aka kaveho, nukanda kuri aka kaveho, nukanda kuri aka kaveho. Yewe naka niba ushaka gukuraho, akuraza ugaseregitinge, tuze dukande commande,
duseregitinge dukande enter. Habaye hari akari kari kurengaho naho ugakaseho, kugira ngo twari tumaze kubibona. Niba dukoze extension wenda ukabona ko kano kari kurengaho, nibyo by'ibyo ngibyo, uraza ukandeho useregitinge, ukande enter, akangaka nukaseregitinga gutya karahita kavaho. Noneho hari ikindi twakwita, tugiyemo hano extend. Tuvuge urugero, niba washushanyije uyu murongo wawe ukaba utari gushyikaho neza, wenda hano hariho n'indi mirongo, ni urugero katuyishyireho. Kandi dukeneye yuko iyi mirongo iraza igashyika kuri uyu nguyu bigafungana. Turaza tujye hano, tujye kuri iyi extend, duseregitinge iyi mirongo dukeneye yuko irashyika hariya, duseregitinge n'uyu nguyu, urangiza ukande enter. Uze ugenda ukanda kuri buri murongo, urahita ugenda ugere aho wari ukeneye yuko ugera. Uvuga ngo ku extendinga ni nko kuwukurura nyine ukawugeza aho ushaka yuko ugomba kugera. Ikindi turarebaho, reka tuvuge wenda yuko dufata uyu murongo, reka tuwushyire hano. Reka tuvuge yuko tubanze tuwishyitse hano neza. Reka tuvuge yuko dukeneye kuvanamo akangaka ko muri aka hamwe n'aka, akangaka gahagaze hamwe n'aka gahagaze tugasigaramo. Bivuze ngo turaza dukande kuri trim ahangaha, yego, tuze duseregitinge uyu murongo, duseregitinge n'uyu, duseregitinge n'uyu, dukande enter, tuze dukuremo kano. Bivuze iki? Bivuze yuko, reka nsubire inyuma, bivuze yuko uyu naseregitinze, nseregitinze uyu, nseregitinga n'uyu, ndaje nseregitinga n'uyu uhagaze. Iyo ndamuka nseregitinze uyu ku ruhande, n'aka kari kuvamo, cyangwa se kano, iyo naseregitinze n'uyu. Ariko ngewe uwo ako nkeneye ko kavamo ni kano hamwe n'aka ngaka byegeranye. Niba nkeneye ko havamo kano konyine, aka, ubwo ndaseregitinga uyu, nseregitinge n'uyu, n'uyu uhagaze. Twagiye, ndaza hano, nseregitinga uyu, nseregitinge n'uyu nguyu, nseregitinge n'uyu uhagaze, nkande enter. Noneho nseregitinge ka kandi nshaka ko kavamo, dore ni aka konyine nshaka ko kavamo. Kugira ngo urabona yuko nshaka kongera kugakora extension ngo kagere hano, ntabwo ndaseregitinga uyu uhagaze, nseregitinge n'uyu nkeneye ko kageraho. Ndaza njye hano, extend, nseregitinga uyu, nseregitinge n'uyu nkeneye ko kageraho, nkande enter, nseregitinga uyu ushaka ku extendinga. Kugira ngo ibijyanye rero na extension ni uku nguku, ntabwo bigoye. Kandi nongera kwibutsa yuko nk'uko nari nabivuze, yaba ari iyi version, yaba ari indi, iyo ubizi uba ubizi, iyo utabizi ntabwo uba ubizi. Yaba ari version ya 2010 ubizi kubikoreramo, n'iya 2020 ni kimwe, ni uko biba bikorwa, n'iya 2007 cyangwa indi version iyo ari yo yose. Bikorwa kimwe. Hari hano kuri extension, hari
abakoresha shortcut ataje ngo ajye gukanda kuri trim cyangwa se ngo ajye gukanda kuri extend, ubwo arandika tanara bisobanuye trim, akanda enter, select bitewe nuko ashaka gukuramo aka, ubwo araselectinga uyu n'uyu, aba yizengurutse no kurimo kano ko abona uko akuramo kariya ko hagati, kanda enter aselectinga kano ko hagati kahite kavamo. No kuri extend rero nabyo ni kimwe, nabwo ushobora gukoresha shortcut wandika E na X ugakanda enter, bivuze ngo naho ni kimwe, uselectinga iyo ushaka ku extendinga naho ushaka kuwugeza ukanda enter uhite ukanda kuri uyu nguyu. Mu yandi magambo bivuze yuko ushobora kuba waza kunyura ahangaha cyangwa se ugakoresha shortcut nk'uko twabonye ko niba ushaka gushushanya umurongo ukanda L ugakanda enter ugahita ushushanya umurongo wawe, yaba ari saka ugakanda C ugakanda enter ukaba washushanya na serikere yawe byose nta kibazo. So rero ngira ngo urabona yuko yaba ari shortcut, yaba ari ukunyura ahangaha muri commande icon, byose birahuye ni kimwe, gusa benshi bakunda ama shortcut. Reka nkwibutse yuko niba utari wakora subscribe kuri iyi channel, gende ukore subscribe kuri iyi channel yanjye ni Festus Tech, kugira ngo buri tutorial nshyizeho cyangwa se n'indi video nshyizeho ujye uhita uba notified, turusheho kungurana ubumenyi kandi turusheho no kwisatira cyane no kwinjira muri iyi si y'ikoranabuhanga n'iterambere. Byose birihuta rero nk'uko nabivuze. Nyuma yo gukoresha iyi trim na extend, reka turebe noneho uko ushobora kuba wasetinga units. Iyo gusetinga unit wandika UN, bino turanza tubikuremo, wandika UN cyangwa se unana ugakanda enter. Angaha dushyiramo decimals, ngo dushyiramo degree, hano precision nidukorera muri mita, dushatse washyiramo 0, waba uri muri mita reka dushyiremo precision, reka dushyiremo ibice bibiri, aha dushyiremo ibice bibiri, unit ubwo reka dukorere muri mita, twikorere muri mita. Hano dushyiremo international, ubundi ugahita ujya kuri OK, nuca umurongo ufite metero imwe, ngira ngo biragaragara. Umurongo ufite metero imwe nuko nguko.
hari ikindi ngiye kubereka, ikintu cyo gukuretinga amareya. Uraza ujye hano kandeho, ukande right click, ujye hano handitse new layer, uhite izina, niba wenda ari idirishya tubyite window, kande enter. Wongere right click ujye kuri new layer nanone, niba ari wall cyangwa inkuta byite wall, ugakiriya amareya menshi, uyakiriya muri ubu buryo. Wenda hano ushobora kubyita wenda inzugi cyangwa se door, wagahita ukanda enter. Ushobora guhita ukanda enter cyangwa ukanyura kuri right click ukajya kuri new layer cyangwa ugakanda enter, n'ubundi bagahita baguha indi layer nayo ukaba wayita block wenda se ni urugero. Hano ni uku nguku ugenda ukereya amareya mu buryo butandukanye. Noneho hari ukuba ushaka yuko leya zawe zigomba gutandukana ugendeye ku mabara. Niba ari block, hano ukaza ugahitamo ibara runaka ushaka ukajya kuri OK. Niba ari inzugi ugahitamo ibara ushaka, uraza ugakanda ahangaha kuri kano kantu k'ibara, kano mu ibara, ubundi bagahita baguha amabara, ukaza ugahitamo ibara ushaka, ubundi ukajya kuri OK. Mbibutsa yuko amareya ikintu adufasha by'umwihariko ni ukuba watandukanya ama object. Tuvuga urugero, niba nje ahangaha nka selectinga urugi, ahangaha urabona ko bahise bambwira nkiruselectinga, bahise bambwira ngo leya yarwo ni 0. Nshobora rero guhita nzamo ahangaha rukiri selected, nkahitamo leya yindi, nkahita ndwita door tayari. Ubona ko ruhise rugira ibara rya door, zose nkaziselectinga. Ahangaha nazo nkahita nzihindurira leya nkazita door. Ubwo n'amadirishya nayo ni uko nguko, ni kimwe. Tuyaselectinge tuze tuyite window. N'inkuta byose ni uko nguko amareya ushobora kuba wayakora. Uko rero nari nabibabwiye, amareya icyo adufasha ni ukuba watandukanya object n'indi. Urabona ko inzugi ahangaha zirahita zigaragaza, ndetse amadirishya urabona ko byose biratandukanye, urukuta ntabwo wabyitiranya. Hakomeje ngo idirishya ni irihe uhita uribona naho riri, urugi ni uruhe uhita urubona, bitewe n'iki amareya wakeretinze afite amabara atandukanye. Ikindi cya kabiri leya zigufasha nuko nk'ushaka guhidinga amadirishya byanyorohera, nshobora kuzamo ahangaha cyangwa se kanshi hano kuri leya property, reka wenda nkahidinge amadirishya. Ninza nkajya kuri kano kantu ka freeze, amadirishya urabona ko yahise avamo, ndayahidinze. Ninshaka ko agarukamo nta ni freezing, njye ku nzugi tayari. So ni uko nguko rero, ngira ngo urabona yuko amareya aba afite
akamaro gakomeye cyane. Ikindi, niba wenda ngiye kuri quick selection, nanjye hano kuri quick selection ni wenda se nshaka guselegitinga amadirishya, njye kuri OK. Ubona yuko ya quick selection rero iyo wakoze amareya iragufasha kandi ikagufasha mu buryo bwihuse. Akandi kantu k'ingenzi nako ndabereka ni akantu bita block. Hano kuri iyi block nayo tuvuga urugero, niba nashushanyije akantu, impamvu ubona bije ari umutuku nuko layer irimo ari block. Reka mbe nishyiriyemo layer ya 0. Block ikidufasha ni ugushyira, urabona nk'uyu murongo, uyu nguyu nshobora kuza nkawimura cyangwa se nkawuvanaho nkawujyana ahandi runaka nshaka, ariko iyo ari block ihita ibihuriza hamwe kikaba ikintu kimwe, ntibibe bigitandukanye. So bivuze iki? Uraza ujya hano kuri create block, bakubwire ngo pick a point, kandi hano uze ufate point imwe kuri iyi object washushanyije, uyite izina, tuyite wenda yuko ari rectangle, urugero. Noneho bakubwira ngo select an object, uze uyiselegitinge yose, ugahita ukanda enter, undi ukajya kuri OK. Iyi object yawe ubona yuko noneho ntabwo wabasha kuyitandukanya ngo uvuge ngo kano karongo ndagashyira ukwako, kano ndagashyira ukwako, kuko byamaze kuba already ikintu kimwe. Ni uku nguku rero dukora block. nta magorane arimo, n'utundi tuntu utwo ari two twose. Tuvuga urugero, niba nk'izi dimensions, izi text zirimo hano, cyangwa se n'akandi kantu kose waba wakoze ari uduce twinshi ushaka kuduhuriza hamwe kugira ngo tudatatana, uhita udukoramo block, Ikindi kintu nanone numva twarebaho ni ikintu kijyanye hari ukuntu tuvuga urugero ushobora kuba warakoze nka plan, kano reka tugakuremo, kadusibe n'izi dimensions, turebe ese ni gute wakora dimension. Dimensioning uza hano kuri annotation hano, hano kuri annotation, ukaza hano kuri text. Iyo ukanzeho ahangaha ngira ngo urabona yuko barahita baguha mezire zaho.
ugakanda enter command igarukemo, n'inkanda hano bahita baguha mezire zaho. Noneho hari ukuntu kandi dufate iyi aligned is the same, ariko zose zikora kimwe n'ubundi. Hari ukuntu wenda kwa kundi mujya mubona hano bashyizeho ngo uru rukuta rungana gutya, idirishya gutya gutya gutyo, uraza nabwo ugakanda hano, tugakande tugere hano ku rukuta, tujye kuri linear, hano nshyizeho izihagaritse, dufate hano, hano ngira ngo urabona yuko ni 0.2. Noneho iyo umaze gushyira ahangaha uhita uza tuhita tuza tukajya kuri kano kantu kano kavuga continue. Iyo ugakanzeho measurement zihita zikomeza kugera kuri iki cyumba ahangaha, ugakanda enter. Iki tube tuyisibyeho, kugira ngo urabibona. Hano hari 0.2, hano ni 3.5, hano harimo metero imwe, 0.2 tayari. Ariko noneho hari ukubona stegisi ari nini cyangwa ari ntoya, ubundi dimension ubanza gukora setting, uraza ukajya kuri kano kajisho nyine kuriya akangaka, ukaza ukagakandaho, ukaza ukajya hano handitse modify. Ahangaha niho ushobora kuba wagenda uhindurira, by'umwihariko hano kuri primary unit decimals. Ahangaha urabona hari kuzaho ibibare byinshi cyane, urabona ko hano hari ibice bigera muri 4, kandi koko nibyo byari birimo. Hano ushatse washyiramo 2 cyangwa ukanashyiraho kimwe, it's okay uko ubyifuza. Hano kuri suffix ushatse washyiraho m, karibuze kugaragaza ko ari muri mita. Ikindi ni hano iri kutwereka agafureshe, ushatse ushobora kuba wabihindura. Ushobora gushyiraho akadomo, ushobora gushyiraho agasirashi, ushobora gushyiraho end point iyo ari yo yose washaka. Uraza ukayirebamo hano, ukaba ariyo washyiraho. Dushatse twashyiraho nk'akadomo twebwe ntacyo bidutwaye. Cyangwa urabona ko hano bihita bihinduka. Ya metero urabona ko bikubwira ngo ni metero 2, nyine bahita bakwereka ko ari metero byajemo. Ukajya kuri OK, bakorozinga. So ngira ngo rero biragaragara mu bijyanye na setting za dimensions. Any change ushaka gukora uraza ukajya kuri modify, ibyo uhinduye byose uhita ubibonera ahangaha. Impinduka zose zaba atari zo wifuza ugashyiramo izo wifuza,
cyose nta kibazo. Nyuma y'ibi ngibi dushobora no kureba noneho nuko umuntu ashobora kuba yakwandikamo, ushobora no kureba n'uburyo umuntu ashobora kuba yakwandikamo. Hano ushobora kureba idirishya rifite kangahe, metero, umuryango ufite kangahe, mirongo inani gutyo. Ahangaha tugiye rero kureba kuri texte cyangwa se uko wakwandikamo. Ahangaha iyo ujemo hano turasangamo multiline text, dusangemo na single line. Kaduhere hano kuri single, uvuga ngo hano niba ngiye kwandikamo kuri single, uraza ukirike mu kuzamura. Hano uraba uri gushyira, urazamuka ku buhagarike bw'inyuguti yawe. Ese ushaka yuko iraba ireshya iti? Niba ushaka yuko inyuguti iraba igera ahangaha, ubwo nkande. Ushaka yuko noneho birajya mu kihe cyerekezo wandika, nshaka ko biza gutya, ubwo biraza muri direction, ubundi utangire wandike. Wenda niba nandika room, kugira ngo urabibona. Ndasubira inyuma, tuvuge urugero wenda single line. Niba nshaka ko tuba tugufi, uraza ndazamura akagufi, noneho direction ni iyi. Aha nandika room, ngira ngo urabona yuko kuri single line ni uku nguku. Ubwo n'ahandi nugenda wandika commande bari iriya watanze. Naho ku bijyanye na multiline, hano kuri multiline, hano nshobora kuza nka specify nkavuga nti kwandika ndagarukira hano. Wenda ni urugero, hano niba ngiye kwandika amahoro, ni horo. Ushobora kuza ukaba waneditinga, ni urugero ukaba waneditinga muri texte. Uraza ujye kuri kano gafureshe. Ahangaha ushobora guhindura fonti, ugafata indi fonti ushaka kubona ko harimo nyinshi. Abenshi dukunda gukoresha Times New Roman, ariko wakoresha n'indi fonti style. Harakoresha italic, bold, regular, nuko. Height y'inyuguti ushobora kuyihindura ukaba washyiramo wenda se niba ari 1 cm, cyangwa se inch zingahe, 1. So washyiramo ibigiye bitandukanye, ukagenda wajustinga. Accordingly, akantu rero kajyanye na texte ndetse na dimensioning, nabyo ni uku nguku bikorwa. Ikindi numva twarebaho cyihutirwa cyangwa se cy'umwihariko, nko mu gihe ugiye gusevinga. Mu gihe ugiye gusevinga, turaza tujye hano kuri layout.
handitse layout 1, hano ushobora kuba waza ukongera scale, urabona yuko uko wongera scale niko kiyongera, uko uyigabanya niko kigabanuka. Ariko hano reka turebe uko ushobora kuba wakora print out. Uraza ukajya hano kuri layout 1, ukakanda right click, ukajya hano kuri page setup manager, ugahita ujya hano handitse modify. Ahangaha kuri printer cyangwa se plotter name, aza ukande hano wajya guhitamo printer niba ushaka kuimprima cyangwa se niba ushaka gusevinga as PDF, uze uhitemo aho urabisevinga as PDF. Ariko ahangaha turahitamo, tureba ko duhitamo kera ko nyakunda gukoresha, bakoresha kano. Noneho tuze no hasi duhitemo paper size, tuhitamo A4, A4 ngiyi hano. Kugira ngo ahangaha urabona yuko urupapuro rwacu ahangaha ruratambitse. Ariko dushatse twanarufata ruhagaze, ukaza ahangaha kuri drawing orientation, hari landscape, hari portrait. Hano n'igihe rwaba ruhagaze, no kugira ngo ahangaha bize kuza ruhagaze, turafata kano ka kabiri, aka 210 kuri 297, kuko nidufata 297 kuri 210 minutes tuba twarutambitse. Twifatira akangaka rero, ubundi tujye kuri OK.
tugiye hano handitse close, then dufitinge kuri turaza hano twari turi kuri paper rero turi kugenda dusetinga. Urabona niba wagiye wakiritse kuri paper, ubwo nuseregitinga urupapuro nirwo uraba ugiye gukorera. Noneho nurusoreza turaza tujye hano tujye kuri modo. Noneho minizi turaba tugiye kuri drawing, nayo tuyizuminge ifitinge neza. Cyangwa 0.7 turebe. Okay. Dushyiramo iyi ngiyi. kugira ngo urabona yuko byamaze gufitinga. Nusoza hano ushobora kuba waza ugashyiraho na title block, bitewe n'uko ubyifuza ukayishushanya. kugira ngo title block ikore uko umuntu abishaka, ukarangiza ukagenda wandikamo ukandikamo, wasoza ukaza hano kuri layout, ukajya hano kuri plot, then ukajya kuri OK, ushaka kubishyira kuri desktop, then ukajya hano kuri save. ushobora kuza ukayopeninga, kugira ngo urabona yuko yawe yamaze kugeraho, ariko ukabikora neza witonze. Hano bamaze kuhuzuza coding bitewe n'ibyo ushaka kuzuzamo. Noneho reka twigarukire hano kuri modo. Hari ibindi bintu bajya bakunda gukora,
aka kantu bita haci cyangwa se icyo twakwita gufiringa ku icyumba ngo nta kizasaswamo amakaro ugasanga bayashyizemo, uraza ukagakandaho. Ukajya hano kuri predefined ukareba material ushaka kuba wahitamo. Hano harimo materials zitandukanye, ukagenda ureba iyo wumva ushaka kuhagaragaza. Ashobora kuvuga ati ngenda ashyiramo wenda ni urugero, tuze tujya hano kuri pick point. Ushatse ni ahangaha, ariko niba ari iki cyumba cyonyine tayari ugahita ukanda enter, hano ukajya kuri OK. Niba tuvuga urugero ari mu rukuta ushaka wenda se mu nkuta, naho tugarukemo ahangaha tuze dukandemo hano, dukanda hano kuri solid, kandi kuri solid tujye kuri OK. Tuve hano kuri pick point, inkuta hano tugende tuziseregitinga, bakandamo hagati, ubundi tukanda enter, ubundi duhite tujya kuri OK. Kugira ngo urabona ko hose birakunda, ni mata yo guhindura material byonyine. So nongera rero kubibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel, mukora share, like, kandi mugashyiraho na comment z'ibyo mwifuza yuko twareba naho. Icyo wakwifuza ko twareba naho cyose wacyandika muri komanteri tugafatanya muri iyi si y'iterambere. Asante sana.